Mbifurije amahoro y'Imana mwe mwese mukurikirana Nibyo YouTube Channel bagezaho ibiganiro bitandukanye birimo iyobokamana, muco n'amateka, urukundo n'ubuzima n'utuntu n'utundi. Njye ndi MC Joseph Tuyishimire MC Joe. Munsi nabateguriye inkomoko y'umugani ugira uti arimo gishegesha ntavura. Mu kiganiro umuco n'amateka, gutegura iki kiganiro nifashishije igitabo ibirari by'insigamigani igice cya kabiri, arimo gishegesha ntavura. Uyu mugani bakunda kuwuca iyo babonye ibintu bimeze nabi kubera kirogoya ibirimo, nibwo bavuga ngo arimo gishegesha ntavura. Wakomotse kuri gishegesha cya Bungura mu Bibungo bya Mukinga, ahahoze ari muri perefegitura ya Gitarama, ahagana mu mwaka w'1600. Hariho umugabo Bungura, akaba umutoni wa Nyamuheshera wakadasohoka. Bukeye kubera ubwo butoni, Nyamuheshera amugira umutware we, atwara Nduga yose n'amayaga. Haciyeho iminsi myinshi, ibwami bamuha igihango, bamushyira mu bapfumu, baragura inkoko n'Imana. Bukeye Nyamuheshera ararwara, imbuto ye bayiha Bungura n'umuhungu we Gishegesha ngo baragura inkoko. Bamaze kuyijyana, abandi bapfumu yasanze ibwami imbere barijujuta cyane, bati koko ubutoni bugira akabwo. Bati hari ubwo Bungura n'umuhungu we Gishegesha aribo bahawe imbuto y'ibwami batazi iyo bigana. Nuko Bungura n'umuhungu we biragurira inkoko barayeza. Bamaze kuyeza barayihangura, baza kuyihereza Nyamuheshera, arayakira arayambara. Maze kuyambara indwara iramukomerera aratanga. Bagenzi ba Bungura b'abapfumu babibonye, bahera ko bakwiza inkuru ngo Bungura n'umuhungu we Gishegesha bararikoze, ngo bahereje umwami imana y'umucuri. Ibyo bivuga ko bamuhereje imana iteze. Inkuru iramamara igihugu cyose bakimomo, bavuga ko Gishegesha na se Bungura aribo batumye umwami yatanga. Guhera ubwo Bungura n'umuhungu we bagira ubwoba, bacikira i Bugesera kwa Nsoro. Bagezeyo bahakwa na Nsoro, bamubwira ko bacitse mu Rwanda kandi ko barabatware b'umwami, ariko bamuhisha icyo bazize. Nsoro arabakunda cyane kuko bari bazi kumasha no gutera imyambi, bituma batonesha abagabira ubutware. Haciyeho iminsi, mu Rwanda himikwa umwami uzungura Nyamuheshera, hima Mibambwe Gisanura. Amaze kwima ararabukirwa, inka ze z'indabukirano zigabanwa n'umugabo Mugongo wo mu Cyaba ukomoka i Bufundu, agabana n'ibya Bungura byose n'inyambo z'ibwami yaragiraga. Bibaho bukeye ibwami bakura Gicurasi, Mugongo wacyura inyambo, basanga zaronze cyane zarananutse. Inshuti za Bungura ziboneraho kubwira ibwami ziti izi nyambo nizigende zipfe. Zazize nyirazo wari uzifashe neza, rubanda bakamurenganya, bamurega ibinyoma ngo niwe watumye Nyamuheshera atanga. Gisanura arita mu gutwi, abwira ababivugaga ati mumunshakire uzamumbonera nzamuhemba. Ubwo Mugongo wari wagabanya ibya Bungura aranyagwa, inka n'imisozi bishinga uwitwa Karake bategereje Bungura. Ibyo bibaye, inshuti za Bungura zirishima cyane, zigurira abatasi b'i Bugesera ngo zijye kubanana na Bungura. Zigeze i Bugesera zisanga Bungura yarapfuye, zibwira umuhungu we Gishegesha ko akwiye gucikuka akajya mu byase. Gishegesha ati sinata ibintu twari dufite ngo nje mu mahane y'u Rwanda. Inshuti za se ziranga ziramukuba, ziti uko ni ukwivutsa umugisha, gusubira iwanyu kandi ukabona n'ibyaso ntaho bihuriye no guhera mu mahanga ugahera ishyanga. Ziti ngwino tujyane. Ubwo mu Bugesera hari undi mugaragu wa Nsoro witwaga Bugabo. Hagati aho Gishegesha ataragaruka mu Rwanda, Nsoro amugabira inkiko iherereye ku Rwanda hafi y'icyambu cya Nyamwiza. Bukeye bene wabo wa Gishegesha basubira i Bugesera kumubwira ko yigirira nabi. Bati inka za so n'ingabo byose byarashinganywe, ni wowe bitegereje, none wikwivutsa ibyaso. Bamaze kumurembya aremera, bagarukana mu Rwanda. Bageze mu Rwanda Gisanura amusubiza ibyase. Haciyeho iminsi mike, Gisanura ashaka gutera mu Bugesera. Gishegesha ati nzabajya imbere mbereka inzira nziza yo gutera Ubugesera. Abanyarwanda baratera, bambukira mu cyambu cya Nyamwiza, batungukira muri cya gihugu cya wa mugabo Bugabo. Bahageze banyaga inka zose zo muri icyo gihugu, ngo ntihasigara n'imwe, barazikukumba bacyura iminyago mu Rwanda. Bugabo amaze kumenya ko ari Gishegesha weretse abanyarwanda inzira nziza, aragira ati arimo gishegesha ntavura, kuko abanyarwanda bamunyaze inka ze zose atarazimarana n'iminsi ibiri, kandi inzira bayeretswe na Gishegesha. Gishegesha ati nzabajya imbere mbereka inzira nziza yo gutera Ubugesera. Abanyarwanda baratera, bambukira mu cyambu cya Nyamwiza, batungukira muri cya gihugu cya wa mugabo Bugabo. Bahageze banyaga inka zose zo muri icyo gihugu, ngo ntihasigara n'imwe, barazikukumba bacyura iminyago mu Rwanda. Bugabo amaze kumenya ko ari Gishegesha weretse abanyarwanda inzira nziza, aragira ati arimo gishegesha ntavura, kuko abanyarwanda bamunyaze inka ze zose atarazimarana n'iminsi ibiri, kandi inzira bayeretswe na Gishegesha.
uyu mugani kandi witiranwa n'undi bavuga ngo arimo gishegesha ntavura, ariko imvano ya gishegesha ni amata, naho imvano ya gishegesha ni amatezano. Gishegesha cyangwa gishegesha ni kimwe na kirogoya cyangwa se dombwe. Ibintu byajemo kirogoya cyangwa dombwe ni gishegesha cyangwa se gishegesha. Ngayo nguko rero ni mu kiganiro umuco n'amateka, muri gahunda yo kubagezaho inkomoko y'imigani, ibirari by'insigamigani. Igice cya kabiri nicyo gitabo turimo gusoma, tubagezaho inkomoko y'imigani itandukanye aho yagiye ituruka. Niba hari umugani ushaka ko twagutegurira ubutaha, umwanya ni uwawe, ubyandike muri comment. Ndabashimiye cyane mwese mwamaze gukora subscribe kuri Nibyo YouTube Channel. Abatarayikora, iki nicyo gihe kugira ngo muyikore, mutera inkunga Nibyo YouTube Channel. Mukomeze kandi gusangiza abandi ibiganiro bya Nibyo YouTube Channel. Ngendeye MC Joseph Tuyishimire, MC Jo, nakagaruka mu bindi biganiro bitandukanye binyura kuri iyi YouTube Channel. Nyagasana akomeze kubarinda, abahe amahoro n'ubuzima buzima.